mu nkundire tubasuhuze cyane mwe mwese mudahwema kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi tariki 21 y'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2026, turi kwerekeza tariki 22. Komere mwa mugabo. Komera cyane. Na amahoro. Iminsi yari maje gucamo ni myinshi, yariciyemo rwose. Ariko nagari myinshi, iminsi nk'ibiri yonyine. Ibiri. Ni ibiri haryo. So, turagarutse rero kugira ngo tuganire byinshi cyane bigiye bitandukanye. N'amakuru akomeje kuvugwa mu karere kazima k'ibiyaga bigari, duca mu Rwanda, mu Burundi, muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Hanyuma reka tubabwire ibyo tugiye kuganiraho kugeza kuri ubu ngubu. Amakuru akomeje gucacana cyangwa se kugenda anyuranamo niko twabyita, nuko umwuka uracyari wa wundi, cyane cyane umwuka w'intambara uri mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo hatari ku kibuga cy'imirwano haba harimo icyo bita intambara y'amagambo. Kuri ubu tujya kuganira tubabwira yuko nk'u Rwanda rwavuze ruti rwose Burundi mwebwe ntabwo tubashaka muko mwaba ngo nabahuza b'ibibazo byacu biri hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi amakuru yamaze kumenyekana nuko mu gihe tukiri mu Burundi tubabwira yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yirukanye cyangwa se yifatiye no ku gahanga wari ukuriye polisi, ni nyuma yuko uyu mugabo mu by'ukuri ashinjwa kuba yaranyereje umuceri. Ubwo yari umuceri wari ugenewe igisirikare cyangwa se igisoda nkuko abarundi bakunda kubyita. Hanyuma ikindi kandi twihuta tukata tujyaho cyane no kubabwira yuko kugeza kuri ubu ngubu rwose u Rwanda rwaba rugiye kujya mu cyo bita coalition cyangwa se bagiye gukora ikintu cyitwa umuryango na Israel na Turkiya ndetse na Amerika. Aha ngaha iyi nkuru yakangaranyije abantu bo muri za Kinshasa ndetse n'abatavuga rumwe n'u Rwanda, bavuga bati si inkuru ni ya nyayo. Ariko si ibyo gusa, ngo ahubwo no u Rwanda ruri habiri. Hari n'indi nama igiye guhuza Ubushinwa ndetse n'Uburusiya, kandi none iyo summit ngo cyangwa se iyo nama n'u Rwanda rugiye kwitegura. Ikabizabera hano mu Rwanda. Ahantu hose urumva yuko rwatangatanze. Bijyanye n'umutekano cyane cyane iyo ugiye kureba usanga u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga rurimo ruraza imbere. So, uvuze iby'umutekano, hari nk'inkuru ndagira ngo abari nayo duheraho. Hari umugabo ukunda gutangaza amakuru akomeye cyane ajyanye n'umutekano witwa Dr. Dash. Amaze kugira gutera, niba twabyita ngo iki, ntabwo nawe arimo arabyumva, wagira ngo arimo ararota. Kubonekerwa. Wagira ngo arimo kubonekerwa. Ati kugeza kuri ubu ngubu reka tubabwire, reka mbabwire mw'abantu mwe, ntabwo ati mushatse kumbwira yuko u Rwanda rufite ino ntwaro, rwamaze kugura ino ntwaro. Ati bavandimwe cyangwa se muvandimwe, mu by'ukuri twaba dufite se ahubwo abantu bazi kuyikoresha. Ati natekerezaga yuko ibihugu bigera kuri 3 byonyine ku isi ari byo biyifite. Ati ni gute u Rwanda rwashoboye mu by'ukuri kugira gute kuba rwahita rwibikaho iki gitwaro cyangwa se ino ntwaro mu kanya gato nk'aka ngaka. Ati uno mugabo arakora mu buryo buhambaye cyane, inzira ze aranyarutse cyane, agaruka kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni igitwaro gishasha baguze se? Nicyo bisobanuye. Ibaze bigeze bakigaragaza hari. Iracyari ibanga. Buriya mu gisirikare harimo ibintu byo hari amakuru buriya icyo ubona nuko ari cyo baba bashatse kukwereka. Mu gisirikare gikora neza. Ndetse urabizi yuko no mu itegeko nshinga ndumva hari nk'uyu nguyu ashobora kuvuga izina ry'iki gitwara akaba yanabizira agafungwa. Kubera umutekano w'igihugu hari amakuru amwe namwe nyine akomeza kuba aba confidential niko babyita cyangwa se amakuru y'ibanga. Ariko uyu mugabo Dr. Dash we niko ameza, akunda gukura abantu umutima. Inkuru ze ziza zikura umutima, mbese zikangaranyije ku buryo ushobora kuzumuka guta ibintu noneho sinzi aho turi buze kubicikira. Ariko ku rundi ruhande nyuma yaho ibyo yavuze wajya kubona ukabona kuko nibyo.
oya uyu mugabo afite amakuru yizewe. Afite ni ukuvuga ngo amakuru y'imbere iyi bindani. ntwaro ni intwaro kabombe, bazi intwaro ifitwe n'ibihugu 3 ku isi, none n'u Rwanda narwo rukaba ruza rwiyongera n'u Rwanda narwo rukaba rwayicakiye. ubwo ni ubutumwa wenda kuri Tshisekedi n'abandi bagiye batandukanye bashaka gushoza intambara ku Rwanda. ntabwo byabakundira umugabo ntabwo byavamo kubera iki? ariko se wari warananiwe 23 warangiza ukaba ugiye gutera u Rwanda. naho se mbona iyi nkuru abantu b'i Kinshasa ndetse n'abandi batavuga rumwe n'u Rwanda yabakangaranyije cyane, aho barimo kuvuga bati ese iyi nkuru ni ya nyayo. Barimo kubaza Grok, ibyo bita Grok urayizi kuri Twitter, ni ya robo yo kuri Twitter aho ubaza cyangwa se ukaba wayisaba ibintu runaka ikabikora. ujya ubona abantu banavuga bati uyu muntu mufate Grok umwambike utwenda tw'imbere gusa ari ku mazi. Yego. ntabwo ujya ubibona. njya mbibona bayisaba utuntu twiye, bamwe bayibazaga bati aya makuru ni aya nyayo cyangwa ni ibihuha. ariko urabona ko iyi nkuru ni ya nyayo. ngaho nguko rero ubwo u Rwanda rukomeje kugenda rugira gute rwibikaho imbaraga no gutegura intambara cyangwa se intambara. iyo umuntu ashaka amahoro ategura intambara. ngaho nguko rero iyi nkuru wenda reka tube tuyivuyeho, hanyuma twerekeze n'ubundi kuba n'ubundi ku Rwanda. hari amakuru amaze kujya hanze muri uyu mugoroba avuga yuko Israeli, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Turukiya ndetse na Afurika bagiye kwishyira hamwe bakagira ikintu bakereya. ariko Afurika ntabwo ari ibihugu byose, ariko amakuru y'ibanze agaragaza yuko bamwe mu bihugu bya Afurika bigomba kujya muri organization cyangwa se organisation mu Gifaransa. ni u Rwanda ngo ni ishyiga ry'inyuma nanone muri iyi ntuzo mu kuba uwo muryango ugiye ko wakorwa. ikindi kandi amakuru akaba agaragaza yuko rwose kugeza kuri ubu ngubu bazagira gute, bazaba baganira cyane cyane ku bufatanye bushingiye cyane ku mutekano, gukaza umutekano ndetse rwose wa buri bihugu. iyi organization cyangwa se uyu muryango ugiye gushingwa, ndetse u Rwanda ruzaba ari kimwe mu bihugu bya Afurika by'ibigogo bifitemo ijambo rikomeye cyane. si ibyo kandi gusa, u Rwanda bisa nkaho nanone rusa nkaho rutambikije ukuntu, reka ariko tubyita, kuko ngo Uburusiya n'Ubushinwa nabo bafite undi muryango ugiye kuba, ndetse u Rwanda mu by'ukuri nirwo ruzagira gute, ruzategura iyo nama coordinate summit. urumva nirwo ruzaba rwagafashemo nk'uko umuntu yabyita. amakuru akaba avuga yuko uyu mwaka wa 2026 uduhishiye byinshi cyane. bati intare zigomba kugendana n'intare, n'inkwavu zikagendana n'inkwavu ngenzi zazo. urumva ariko ibi ngibi nge ntago najya kwirirwa, kandi nabwo uretse ntago birarangira. nabwo bwa nyuma na nyuma nabwo ahubwo izo ntare zikaba zarya izo nkwavu. nyuma ho ko birangira bigenze zikaza kuzibera ifunguro. ubundi intare ngo ntabwo igirisha. iyo yatangiye kurisha burya ibigiye intare ngo yaravuze ngo mu Cyongereza niho iyo story yanditse ngo no matter how the economic of the jungle is, I shall not eat grasses. uko byagenda kose ibibazo byose byaba biriho, nkabura icyo kurya cyangwa se nkabura inyama cyangwa harya bura niki cyangwa ni ishyamba. ni no matter how the economic of the jungle is, I shall not eat grasses. ndabyumva sinzigera ndisha ibyatsi, ntitaye ku bukungu bw'ishyamba uko bwaba bwifashe kose. ntabwo nzigera njya kurisha.
ni ukuvuga ngo ntabwo biri muri kamere, iyo ifunguro izi ni inyama gusa. ni ukuvuga ngo udusimba twashira byagenda bite, utuzaba dusigaye twose agomba kuvamo akagomba gutunga intare. Nicyo bivuze. Kurisha ntabwo ari iby'intare. Umugabo nakwenga agira amagambo akakaye ku buryo ushobora kuyumvuga ku mutima, ariko ku rundi ruhande ugasanga ikindi nanjye kukubwira buriya ibi ngibi ntabwo ngewe nabyumva ngo wenda numve ko ari ibintu bintunguye. niba ejo bundi twarimo hano mu Rwanda turi mu byishimo, u Rwanda rwakiriye UCI, kiriya ni igihamya cyerekana ko rwose ibi ngibi nabyo mu minsi iri imbere bishoboka cyane. Birashoboka cyane cyane. Wari uri kuvuga ngayo nguko ubwo ni ukubitegereza tukareba muri rusange, ariko iyi nkuru wenda reka inatujyane ku yindi nkuru igaragara mu karere k'ibiyaga bigari kano kanya muri uyu mugoroba. Inkuru ikomeje kugenda iba icyo twakwita kimomo, ni inkuru igaruka ko u Rwanda n'u Burundi hari ukuntu byateranye amagambo, cyane cyane biciye muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Uyu mugabo yagaragaje ko u Rwanda rudashaka u Burundi mu biganiro byo kurwunga na RDC. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko nubwo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gutangira inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, adakwiye kugira uruhari mu buhuza mu by'ukuri k'ibibazo cyangwa se bw'ikibazo u Rwanda rufitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko igihugu cye gifite uruhare muri ibi bibazo bihari. Kiranga ahangaha niyo twasoreza aha, abantu barumva icyo yashatse kuvuga. Yashatse kuvuga yuko yatanze ingero zigiye zitandukanye, cyangwa se yashatse kuvuga yuko u Burundi nabwo burimo kurwana muri iyi ntambara. Uri kumva ko ntabwo rwakongera, kandi ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo bishingiye ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Birumvikana ko rero kuba u Burundi bwavuga buti turababahuza nanone kubera ko twatorewe kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ntabwo byakunda. Bitewe nuko u Burundi urabizi yuko uri muri iyi ntambara mu buryo buziguye cyangwa butaziguye. Ubwo buziguye n'ubutaziguye uburyo bibasha kubitandukanya. uburyo butaziguye kuvuga ngo ni bwa buryo nyine ushobora kujya mu kintu ariko navuga ngo utaziguye, harimo amacenga, wijijisha, utaragaragaza uruhande uhagazeho gutyo ibintu, mbese ku buryo abantu batamenya ibyo ari byo. Ariko iyo ari uburyo buziguye official, abantu bose baba babizi. Nese ninde utazi ko Burundi buri kujya gufasha ingabo za Kongo kurwanya M23? Ibyo bintu ni ibintu bizwi hano mu karere. Aravuga ati, yakomeje avuga ko hari ibiganiro by'ubuhuza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyizweho na AU cyangwa se African Union. Togo igirwa umuhuza ndetse ahabwa n'abandi bantu batanu bakorana muri iki kibazo, kirimo Olusegun Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria, harimo Sahle-Work Zewde wabaye perezida wa Ethiopia, harimo Festus Mogawe wabaye wa Botswana, harimo Catherine Samba-Panza wabaye perezida wa Centrafrica. Ubwo aravuga ati abangaba nibo bafite inshingano zo gukomeza ubuhuza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Burundi ntitubushaka, nubwo maze iminsi ndi kubona abarundi baraciye ibintu bikazi nakubwira bumva ko ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ngo abaye ngo umuyobozi wa Afurika yose. Ariko navuga ngo ariko burya naje kubumvaho gatoya. Uruzi yuko ngo nibwo bwa mbere bafashe zira nshingano. Ariko nanjye ubushize tuganira kuri umuryango wari wagira washinga tuganira, nigeze kukubwira inyamara ku rundi ruhande nubwo turi kubase bafite ijambo, niba ari ikintu babonye bwa mbere ni gute batagize, kandi akaba ari nta bintu bikakaye cyane babona. Uribuka Evariste Ndayishimiye arimo arasaba Menyera bibwira guriya papa wapfuye, uriya Papa Francis, amusaba ngo hariya mu Burundi bashireyo cyangwa se
Uburundi nabwo buzagire karidinari. Urabyibuka? Uribuka ko na nyuma yaho uyu papa uriho aherutse kohereza intumwa ikomeye cyane, aho bashaka ni ukuvuga ngo Evariste Ndayishimiye we ikintu arashaka nawe kugira ngo ari mu Burundi haveyemo karidinari hasi hejuru. Kugira ngo se ibyo impamvu abari kubishaka cyane ni iyihe? Ni uburyo bwo kugira ngo nyine nawe atangire kwereka amahanga ko akomeye, cyangwa se igihugu cy'u Burundi atangire kukimenyekanisha ku isi. Buriya ajya kure akavuga ati mu Rwanda bafite karidinari, natwe hano mu Burundi turamutse tugize karidinari byarushaho kuba byiza, cyangwa se u Burundi hari indi ntambwe bwaba buteye. Iki rero kuba barakibonye rero kikabakangaranya rwose ni ibintu byari bikwiye kuri bo. Nuko wanambwira guti baracyameze nk'abantu bari mu mwaka w'1960. Iterambere ryabo, amashusho aturukayo niko bakwerekana. maze ni amashusho ubuvuze, cyangwa hari ibindi bintu bushatse kugaragaza imitekerereze y'abaturage uko bameze, bijyanye n'iterambere, ni byinshi. Amashusho nyine agaragaza ibihari. None se kuki batagura kamera zifa? Oya, ntabwo ari amashusho, ntabwo ari amashusho, ni amashusho. No, ibiba biri mu mashusho nyine. Tuvuga nk'inteko ishinga amategeko uburyo iteguye cyangwa se uburyo yubatse, iracyari niya zamani. Nicyo washatse kuvuga, ntabwo ari ibintu bigezweho, ntabwo ari inyubako igezweho. Yego ubona ko ibintu byagiye bigira gute bisiga bidindira cyane ukuntu. Hanyuma twavuga ko u Rwanda n'u Burundi umubano wabyo warushijeho kuzamba bw'iki gihugu cyatangiraga nyine n'ubundi kurwana hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho u Rwanda rwatangiye gushinja u Burundi buvuga buti murimo kurwana mukorana n'umutwe wa FDLR mu ntambara rwose, kandi uyu mutwe ufite gahunda yo kuba watera iki u Rwanda ugakuraho ubutegetsi buriho cyangwa se ukabuhindura nk'uko bakomeza kubivuga. Hanyuma muri Nyakanga umwaka wa 2020 ubyibuke, uribuka ko intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi zahuriye muri Zanzibar mu mwiherero w'abayobozi bo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Icyo gihe ndibuka ko inkuru zasohotse bavugaga bati rwose ibintu bigiye kuba sawa, imipaka igiye gufungurwa. Uribuka ko babivugaga, ariko ubu ngubu reka abantu byaranze, mu by'ukuri byaranze, kuko n'u Burundi buravuga buti twebwe turabashinja kuba mucumbikiye abagerageje guhirika ubutegetsi muri 2015, muduhe abo bantu. U Rwanda narwo rwanze kubatanga. Uri kumva ko ntabwo ubwumvikane burimo kugaragara mu by'ukuri hagati y'ibihugu byombi. Hanyuma nk'uko uko bimeze rero nicyo kintu twababwira cyangwa se twabagezaho kuri iyo nkuru. Hanyuma tukivuga iby'intambara ndetse n'igihugu cy'u Burundi, warusiko kano kanya breaking news hari nuko President Ndayishimiye yirukanye Colonel Nijimbere wibye umuceri. Iyi nkuru azibona ko birabashira. President w'u Burundi mu koroneli kabisa, kwiba umuceri gutagira ngo ni agafuka kamwe. Ntabwo ari agafuka kamwe, ngo wenda ashobora kuba yibye wenda nka toni zingahe. Akiba nk'ifuso yose, tuvuge n'urugero. Ariko yose aho iranisha no kurenga ahubwo. So inkuru iravuga ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva yirukanye Colonel muri polisi y'iki gihugu Gerard Nijimbere amuziza kwiba umuceri wo kugaburirwa abapolisi, ndetse hari n'amakuru avuga yuko ngo si abapolisi gusa ahubwo ni n'abasirikare nanone. Uyu mukuru w'igihugu mu by'ukuri yashyize umukono ku nyandiko y'icyemezo cyo kwirukana uyu mupolisi tariki 19 Gashyantare kubwo ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026, hashingiwe kuri raporo yatanzwe na Minisitiri w'Umutekano w'imbere Leonidas Ndaruzaniye. Iki cyemezo kigira kiti Colonel ku rwego rwa polisi Gerard Nijimbere ufite nimero imuranga OPN 0403 yirukanwe muri polisi y'igihugu y'u Burundi kubera ko yibye umuceri wari kugaburirwa abapolisi.
nyuma y'icyemezo cya Ndayishimiye, Minisitiri Ndaruzaniye yamenyeshejwe ko guhera tariki ya 19 Gashyantare Corneille Nijimbere atagomba gusubira muri polisi y'u Burundi. Imyitwarire y'uyu mupolisi yavugishije abarundi benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga, ndetse hari abahamya ko ari we wafashwe, ariko hari bagenzi be mu by'ukuri banyereje byinshi ariko batarafatwa ngo bahanwe. Ibiro bya perezida w'u Burundi ntibigaragaza igihe Corneille Nijimbere yibiye uyu muceri nuko wanganaga. Andi makuru ariko yagaragaje ko uyu muceri akenshi ngo wari kujyanwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano. Sinzi ahantu nahoze mbibona kujya gufasha abasirikari bari ku rugamba. Ubwo niyo mpamvu bambuye ibice byinshi se. Inzara bari bafite inzara. Ariko mu minsi ari ikinyamakuru cyitwa RPA giherutse gutangaza inkuru, abasirikari barimo gutaka ku rugamba bavuga ko ngo ibyo bagenewe batabibona, yewe ko hari n'ukuntu usanga ibyo bagakwiye kuba bahabwa ahubwo ababishinzwe barahindukira bakabicuruza hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku rugamba. Iyo nkuru narayibonye rwose, imaze iminsi iri gucacara ku mbuga nkoranyambaga. Ugiye mu kinyamakuru RPA wabisangamo. Ubwo rero uyu mugabo rero wasanga ari we bihitanye. Uko biteye rero ngayo nguko niyo nkuru igezweho kano kanya. Ntekereza ko u Burundi hari hamaze imisari n'intambara cyangwa amaze imisari intambara zibera muri za Minembwe hafi yaho, za Poezero n'ahandi hagiye hatandukanye. Hari amakuru agaragaza yuko kapiteni mu gisirikare cy'u Burundi yahaguye, ndetse n'abasirikare yarayoboye. Yitwa kapiteni ngo ni bari Elaste. Nahoze mbibona rwose, urumva ko ni ibintu bitoroshye na gatoya. Nicyo kintu twavuga, nicyo kintu twagarukaho. Ngira ngo reka dushatse twasoreza hano. Yego. Turaza kugaruka mu kanya n'andi makuru arabagezweho. Rwose dushatse twasoreza hano, tukazaba tugaruka mu yandi makuru agiye atandukanye ndetse n'ibindi biganiro. Gusa mu Rwanda hagiye gutangizwa nanone Tour du Rwanda 2026. Bizatangira ku munsi w'ejo kuva kuri iki cyumweru tariki ya 22 si ya mbere Gashyantare kugeza ku ya mbere guhera umwaka wa 2026 mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda. Harabera irushanwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda 2026 rigiye kuba ku nshuro ya 18. Gusa biragaragara yuko muri aya marushanwa y'amagare asigaye aba mu Rwanda, abanyarwanda ntabwo bakirusyaho. Abanyarwanda ntibakirusyaho. Abantu bari barayobotse igare ngo niho ngo ibyishimo biri, nyuma yuko umupira nanone byari byanze bikomeje kudogera. None ndabona n'amagare aho irushanwa ryagiriye ku rwego rwo hejuru, kuzamuka mu ntera nabwo biragaragara ko izo ngufu zo guhatana bagatsinda zitagihari. None se bashoboye iki? Dushoboye iki? Ubwo ni ikize ubwo muri siporo wavuga ngo dushoboye iki? Nta mukino wa siporo nzi. Muri basketball njya kumva ngo babakubise. Muri handball nkumva ibintu byabaye ibindi. Mu kwiruka reka sinakubwira. Mu mikino reka cyakora wenda mu bijyanye n'ibi ngibi byo ku amamodoka, gusiganwa ku mamodoka, hari umukobwa nabonaga wakundaga kuba yaje imbere uretse ko ntari kwibuka izina rye. Menya hari ari cyo kintu hari u Rwanda hari mu bijyanye na siporo hari, navuga ngo tugerageza hari. Muri siporo ntaho no mwayo mamodoka ushobora gusanga ari ibintu biri lokali bitari amarushanwa akomeye. Ariko kuvuga ngo muri siporo hari aho wavuga ngo ibintu bihagaze neza, ndatekereza ko waba urimo kwibeshya. Ni hatari. Reka mushimire cyane. Urakoze cyane. Soreze hano tuzagaruka mu yandi makuru. Urakoze cyane nawe, reka ngushimire. Urakoze.